ese ubundi mwagikora n'igikombe ari icyanjye cyaho ugize ngo iki ubwo wowe ukumva nagucyura bane igikombe atari icyanjye urimo kwikinisha uretse Imana y'ubujura hano hari igikombe wacyura reka ningiwe gicyura ahubwo ngiye ndi kucyangwa igikomeye cyane mutuze shaba jaji barabikemura ndabizi ko igikombe ari icyanjye igihe mwahereye ngende kumva wagira ngo muri kwikirigita mu gaseka ndabona n'abajaji bahageze ndabizi ya mbiro neza bakurikiye Mr Connection Business Group ya tugiye kubagezaho impano zitandukanye hari urubyiruko rwasabye ko rwagaragaza impano ya twatumiye abajaji batandukanye muraza kubabona hano n'abakinyi n'abashaka kugaragaza impano ndabona nabo bahageze ya let's go katutangire rwose ni inyundo n'igituku gusa ya ndabona abajaji bageze mu byicaro byabo ya twahamagara rero abanyempano bakigira imbere bagatangira kugaragaza impano zabo ya bakeka hano buri wataje azi icyo gukora tugufata washisha indirimbo y'abandi aho turahita tugukuraho uri muzima kandi si ibyo ngibyo gusa n'aka kaboro karaza kabiherekeje ikindi kandi niba uzi ko uzwiho mu muhanda uburanga uba utakiranga udacyura umuhondo tugukuramo zingara nibyo birimo urumva ukuntu iki kira ushaka umutuku utari watangira aya rwose daji ni bene wanyu ushaka okay ngaho mwese mube mu gihe hari haruguru tujya duhamagara umuntu umwe aze yerekana impano ye ubundi dukomeze abajaji ndabona barangije kwitegura abanyempano nabo barasoje ya wa mbere yatangira kaza tugatangira show dushatse muri twatangirara uwa mbere nazi cyatubwire witwa nde Keg Baton yo mazina yanjye nyakuri hanyuma impano yawe ni iyihe impano yanjye ni ya siporo ngaherekana izo siporo zawe sha no siporo nka katuni ubwo nawe yaje kwerekana impano ramwiki umutuku we shaka umutuku nyine haza wundi aho ntawuri kuza yikaraga nk'injongo ngufitiye impano mfite impano yo kwitwara ngaho shyiramo vitesse hano turabe niba uri buharenge none kuzamuye umutuku nari nakina nakina turebe hazun kona karita mu maye urayishaka reka shawa hazun hanyuma se mumuzanye impano dufite impano yo gusebanya bamwe igaragaze turebe kwa mumbweti uko ko wajya ngugiye gukora kwishyura kubera uburebure bwawe umva rureba nk'ugwinereye ubwo basha iyo uvuze gusebya ntago wavuze gutuka nk'urugero ushobora kumubwira ati ufite iminwa iteye nk'imiguno y'ikarisa akakubwira ati afite amaso wagira ngo ni amatoroshi yavewe ibyo nibyo bita gusebya ngaho twagiye ese sha kumeze nk'uwaturutse irimbi kuko ubu hano waje kwendikira we mayoneze brigade reba uko ungana ari kukureka urabona atari tota imbere yawe ngamuceceka impano zanyu twazibonye saba turabahiye umutuku n'uwande umuhondo n'uwande umutuku n'uwawe shaka do